Annie? Annick? Oui? Je vous dire. Bonjour. Mais c'est quand même quand vous gagnez la Alexis. yarambwiye ngo oke sinzi niba bizana cyangwa atabizana. Nshaka amazi. Kuri? Kuri kurira. Tuzenze gute? Hano bishya. Tuzenze. Kimwe. Ariko umva kunda Alex umwana mwiza agukunda. Umuntu utagukunda bakunda Alex
ubwo rero tumaze kumucisha mu cyuma agasida yakoze imukomerekeje ku bwonko uvuga ubwonko bwibutsa bwakozweho akantu ariko afite umuntu umwe arimo gukomeza yibuka umuntu bita babiri uze kugerageza uburyo wamenyera uwo muntu umenyera umuntu bita babiri baza bo mu muryango we uwo muntu bita babiri twamugenderaho tugerageza uburyo twafasha tumukumira yakayoboka ariko nawe dogita ntabwo uzi ibyo abasore muri iyi minsi biba bigoye kumenya abantu bakundana ugasanga n'umuryango we utazi uwo mukobwa bakundana muri babiri biragoye cyane ko binabaho kuko urabona impamvu nawe mwibuka nuko ari umuntu wamubaye hafi bikomeye cyinshi cyane nubwo nawe bibugoye ariko wihangane kugerageza umuryango we ubaze ubuvugo nibura nawe biragufasha komeza ugira n'ibintu byinshi sawa ntacyo umusubize ku gitanda turibuze kongera tumenye ibindi bikurikiraho kandi nta n'ikindi kintu kiza guhinduka bimenyesha hakiri kare Alex rero ndagukunda urabizi cyane papa urabizi rwose no mu maso ya rubanda bahora bambara ati kuri muhungu wawe ko wamutetesheje ko wagize gute ariko njyewe icyo nzi ni uko ngukunda kubera impamvu urabizi ko nabuze mama wawe ukiri muto cyane ndakurera ugira ugera nyine ugeze kuri aka kanya cyane kumva cyane rwose kandi abikoze neza ariko hari ikintu ushaka kubaza uriya mukobwa wanyeretse ku isabukuru yanjye y'amavuko niwe ushaka kugira umugore wawe koko papa rero kuko nakubwiye ko ntazigera nkubabaza cyangwa nkubeshye uriya mukobwa nyamara aramwitegereje mu by'ukuri njye namugenzuye igihe kirekire ni mwiza pe kandi ndamukunda rero numva nta wundi muntu duteganya nuriya pe biranshimishije cyane rwose ntabwo nakubwira ibyishimo mfite kubera iryo jambo mbwiye ariko noneho ndabona ngeze mu zabukuru cyangwa ejo bundi nacaho nkagenda ngapfa cyane cyane ko urabizi mfite uburwayi bwa kanseri kandi iyo kanseri ahantu igeze ntabwo ari yayindi bavuga ngo ejo cyangwa ejo bundi yakira ngo isaha n'isaha yamitana ariko najyana agahinda ngiye utanyeretse umwuzukuru rwose nyereka umwuzukuru nanjye nkubwire ijambo rindi ku mutima wenda nibwo uje kunsura ariko biteganyaga no kuza nkakwereka gahunda afite y'ubukwe kwereka amatariki numva ko umwuzukuru nawe ari hafi cyane rwose ntugire ikibazo ibintu bimeze neza byize cyane umva uranshimishije urakoze cyane papa unyeretse yuko rwose nibyaye ahubwo do rwose aribyaye gusa kare wari kumbaza ngo ndikureba iki nabonaga watoba ukuntu wakoze igikorwa kabizi wiyubaka nararebaga ariko ntabwo nari nzi ko izaba nziza kugeza aha ngaha rero urabona ukurikije ino nzu ukuntu imeze n'ukuntu ari nziza mu gihe cyacu kugira ngo ubone umusore nkawe ajya kubaka inzu nk'iyi ngiyi ibyo ntibyashobokaga ahubwo umusore nkawe yabaga akiri mu kirambi kwa se na nyina iyo iriye ariko reba wowe byari bigoye icyo gihe byari bigoye mu kirambi ari iyo ngiyo nyine asakuriza ababyeyi yagira gute ariko wowe wateye intambwe y'abagabo ariko ibi ni mwe tubikesha papa ntabwo nabigeraho udahari ariko ubwenge bwawe ni wowe uri bukoresha kandi ukabukoresha ko milifone rebye ariko ndagushimira cyane ibi ngibi mbikesha mwe
Kundi wari yakaje se ubundi bumeze nk'umuntu utishimye. Nubwo nakwishima gute umuntu akoze ikintu umuntu avuga wese ubona kiba komenti. Barabigaye? Biga se. Nihe? Ntabyo yamuzi. Umunsi navuye ku kazi cyari iwawe. Zaba imuzaniye agakanzu n'utundi tuntu. Shamuka udutapu tw'umutuku. Ze ku irembo n'ikaramu. Ambwira ko udahari. Ari mu muhanda yambwira ko ukumbiza. Ushaka yibonye kwishura telefone. Agakanzu. Numva ko umukanzu nakubonye. Tukabonye muri garderobe. Nubwo nari nzi ko ari akanje ahubwo njye nabibonye ngira ngo ni ibya Mike yenda yafitemo. Agakanzu kenda kuba umweru gafite utuntu dushashagirana ukuntu. Oh wow. Ese chérie. Prestation. Nta kintu yakubwiye? Nta kintu yabwiye gusa ariko nakabonye ukuntu ni keza ariko kari akanike nyine. Nta kintu yabimbwiye. Bya yenda byaramurenze simbizi ariko kukabona bo nakabonye muri garderobe. Umurenga y'isi kwezi kose. Arashira urabeshya kari kwezi. Cyumweru kimwe cyangwa bibiri n'ubwo mu kwezi kose. Hello Alice. Amakuru kimeze. Nose kusa neza. Thank you. Okay, nisaracha. Nani? Yameze neza. Anda muzeza gusa muri iyi minsi kubera akazi. Umwanya mbaye mucya niba ntirirwana. Ntakuhara. Umve ko. Ntabwo nakanye. Kwita kwishira. Ntabwo uzubigeze. Koza arahari ariko muri iyi minsi ntabwo meze neza arakurara. Uko mbona se abagufasha mu gihe yabo. Amufasha. Ushaka akazi byose ariko cyane ko abo umufasha mwiza uri kugira ngo nafashe ibibazo bitwaye. no ikibazo niba byemeye hano hari utugose nashaka kumarira ni kwa partners dukorana nabo hano nibo badufasha kwamamaza ibikorwa byacu bya buri munsi sibyo barita brother of friends production nizwe sorry